Tugarutse nanone kuri ya nkuru ibabaje iteye agahinda banyarwanda banyarwandakazi, ni inkuru y'umunyamakuru wababaje abantu bose, abanyarwanda benshi bagiye mu gahinda bitewe n'umunyamakuru, buriya iyo umunyarwanda ni umwenegihugu yitabye Imana, ni nk'uko nawe ushobora kugira agahinda kubera ko aba ari umunyarwanda nkawe, kimwe n'uko umuntu wese yapfuye wari umuzi bikubabaza bikagutera agahinda. Umunyamakuru rero yitwa Pascal Hababyeyi, hari inkuru zindi twamukozeho. Umunyamakuru wari ufite ubukwe ku itariki 26 z'ukwa 12 2024, urumva uyu munsi turi ku itariki 21, yari kuzakora ubukwe kuri 26 nyuma ya Noheli, nyuma ya Boxing Day niho yari kuba afite ubukwe n'umugeni we. Umunyamakuru wakoraga kuri televiziyo izwi cyane mu Rwanda ya TV10, akaba yakunda gukora ikiganiro cy'ubusesenguzi bw'inkuru zaranze icyumweru. Umunyamakuru witwa Oswald Mutuyeyezu ari nawe wigeze wakira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri iyo televiziyo ya TV10. Yakunda gukora cyane cyane ku biganiro, uretse inkuru zagiye zitambuka mu cyumweru, ariko yakoraga n'ubusesenguzi ku biganiro bijyanye na politike. Yari umugabo w'umuhanga cyane. Byinshi rero byongeye kugaruka mu makuru mashyashya yagiye aboneka, ni uko umukunzi we bari bagiye kurushingana, yagiye agaragaza agahinda gakabije, ubwo abantu benshi nabo bagiye bamwandikira bamwihanganisha. Ikindi abantu benshi barakeka ko kuba hafi ya Hababyeyi Pascal, barakeka ko ari umukobwa bamwe bita ex cyangwa umukobwa bakundanaga, ushobora kuba yarababajwe n'uko agiye gushaka undi kandi barigeze bakundana, akaba bakeka ko yaba yaramwishe amuroze. Urumva ko birababaje cyane amashyari y'iki gihe, kubona hari abantu ushobora kugira ishyari akababazwa n'uko umeze neza, dore nk'uko yari amaze kwibonera akazi keza cyane kari karushaho kwisumbuyeho, kuko yari yarabonye, akaba ari akazi gashyashya yari agiye kuba ashinzwe i Kigali mu bitaro bikuru. Harimo umwanya umwe ujyanye n'itangazamakuru wari urimo, yari amaze kubona umwanya mwiza ushobora kuba usumbye ku kazi yakoraga ka TV10. Ikindi bakeka, baravuga ko mu gihe cy'ukwa 12 abantu benshi bakunda kwitaba Imana, kubera ko abantu bakeka ngo ko baba baratanze ibitambo, nubwo abantu benshi badafite ubuhamya kuri byo. Ariko nk'uko Imana iba yarazanye umuntu ku isi, niyo izi igihe azatahira. Abantu benshi ni ugupfa kuvuga gutyo, ariko ntabwo baba bafite amakuru. Ese umuntu atangwaho igitambo gute, bitangwa ryari? Ntabwo abantu benshi bari urujijo, ntibabizi, ni ugupfa kuvuga. Reka dukomoze rero ku nyandiko yanditswe na TV10 kugira ngo bihanganishe umuryango w'uyu munyamakuru Pascal Hababyeyi. radiyo yagize iti: turihanganisha umuryango, twebwe nk'umuryango mugari wa TV10 turihanganisha abo umuryango wa Pascal Hababyeyi nk'umunyamakuru twakoranaga. Muri make bakomeje bifuriza abasigaye kwihangana, ndetse nawe ubwo bamwifuriza iruhuko ridashira. Ikindi n'umukunzi we wari ugiye gushakana, urumva haburaga iminsi 5 gusa, none birangiye apfuye adashatse. Bigaragara rero abantu muri uku kwa 12 twagiye tugira ibyago byinshi. Hari DJ Dizzo nawe yavuyemo mu bantu gutyo, yitaba Imana gutyo, naho bakeka ko usibye ko indwara yari isanzwe izwi ko ari indwara ya kanseri, ariko ni abantu benshi bamaze kutuvamo muri aya mezi atarenze 2. kugira ngo rero twihanganisha abasigaye. Ikindi kandi niba koko ari umuntu wamuroze, abantu bakaba barogana bitewe no kugira ishyari, abantu bagerageza kwirinda ishyari kuko ni ribi. Nkeka ari inshuti y'urupfu, birangira nawe upfuye, kuko n'ubundi ahantu umuntu uba umujyanye nawe ushobora kuzahamusanga.
Nta byinshi twavugaho rero kereka amakuru menshi atandukanye kuri we, nihagira gishyashya nzajya amenya nzajya nkibaha. Gusa ikindi nababwira ni uko nabashishikariza kuza gukurikira ikiganiro gikurikiraho. Ndaza kugerageza gucukumbura ibijyanye n'ubuzima bwe, amashuri yize, aho yabaye, kugira ngo mumenye byinshi kuri uyu munyamakuru twakundaga tuvuyemo, Pascal Habababyeyi. Nanjye rero ku giti cyanjye ndihanganisha umuryango usigaye wa Habababyeyi Pascal, ndetse n'umugeni we wari ugiye gusigara wenyine, kugira ngo Imana ikomeze imitima y'abasigaye, kandi ndifuriza iruhuko ridashira ubunyamakuru, kuko deja niyo nzira twese tuzanyuramo, twese niyo nzira nkeka umuntu wese, nta muntu n'umwe utazayinyuramo, abantu bose bazayinyuramo. Mugire umunsi mwiza rero, mugire impagarike n'ubugingo ndetse no kwihangana. Imana ibakomeze.